Turi ku itariki ya munane z'ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ni update cyangwa se ni amakuru agezweho ntatinze. Ikiriho cyo nuko uyu nguyu aracakiwe nawe arafashwe, ni nyuma Brigadier General Gakwerere Ezekiel cyangwa se Jean Baptiste nawe wigeze kuba yoherezwa hano mu Rwanda, wagize uruhare mu gukora Genocide, aho bivugwa ko yivuganye umwamikazi Rosalia Gicanda, umwamikazi w'u Rwanda. Uyu nawe rero yitwa Gasana Francais, ni alias Dusabe Frank, wahinduye aya mazina mu buryo bwo kujijisha iperereza kugira ngo adafatwa. Kuri ubu ngubu akaba akekwaho uruhare muri Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Inkuru itugeraho iteye cyangwa se imeze ite? Ikiriho cyo nakubwira mbere yuko nkomeza, urabyibuka neza ko ari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Uyu nguyu ni Brigadier General Gakwerere Ezekiel cyangwa se Jean Baptiste, ubwo yashyikirizwaga u Rwanda na M23 hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, anyuze hano ku mupaka la Grande Barriere la Corniche, wakekwagaho uruhare muri Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Urabyibuka neza, bikaba binavugwa ko yagize n'uruhare rukomeye cyane. Ubu ngubu twavuga ko hari muri Prefegitura ya Butare, yishe Abatutsi benshi, yashizeho amapozisiyo cyangwa se yashizeho imipaka yakumiraga icyitwa umututsi wese uhanyuze wese yahagera, hanyuma bakamuvugana bakamwica, hanyuma akaba anaregwa kuba yaragize uruhare rukomeye cyane mu kwivugana umwamikazi Rosalia Gicanda. Uyu nguyu rero nawe yagize uruhare cyangwa se yafatanyije n'aba ngaba ba Brigadier General Gakwerere, nawe wagejejwe hano mu Rwanda, n'abandi bose bagiye baza nyuma yaho. Ibi ngibi nibo byibuka neza, u Rwanda rwavuze ko rutazigera na rimwe rwihanganira umuntu wese wagize uruhare muri Genocide cyangwa se ukomeza kugenda abundabunda iyo ngiyo mu mahanga. Amaraso arakurikirana, amaraso ni mabi, amaraso ni igitangaza. Kuba warigize rukaraba nkaba uko byagenda kose birangira nabi. Hanyuma rero uyu mugabo yitwa Gasana Francais alias Dusabe Frank, ukekwaho uruhare muri Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Uyu Gasana Francais yoherejwe n'igihugu cya Norvege, aho yari amaze igihe kinini yihisha cyangwa se abundabunda nyuma y'ibyaha cyangwa se nyuma y'iperereza rimaze igihe kinini rimukorwaho Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Hanyuma rero uyu Gasana Francais yafatiwe mu mujyi wa Orso, icyo gihe ari mu Kwakira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, nyuma y'iperereza ishami rya polisi ya Norvege rishinzwe ubugenzacyaha Kripos ryari rimaze igihe kinini rimukoraho. Ku mupira uyu mugabo yambaye handitseho amagambo avuga ngo Kripos yarantengushe. Aya ni amagambo yanditse ku mupira wa Gasana Francais, umunyarwanda ukekwaho uruhare muri Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ubu ngubu yamaze kuba yoherezwa na leta ya Norvege. Kripos ni ishami rya polisi ya Norvege rishinzwe iperereza ku bakoze ibyaha bikomeye. Uyu mugabo yaramaze igihe kinini ngo yihisha, yaramaze igihe kinini abundabunda iyo muri Norvege. Uyu mugabo yaramaze igihe kinini asibanganya ibimenyetso nyuma yo kwivugana imbaga y'Abatutsi hano mu Rwanda muri Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Kuri ubu ngubu tuvugana yamaze kuba agezwa hano mu Rwanda. Ubu ngubu ari mu maboko y'abashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko uri kubibona aho ngaho ku mafoto. Tubigarukaho mu biganiro byacu biri buze kuza, tumaze gutohoza amakuru ya nyayo yizewe n'ibyaha yakoze ndetse n'aho yabikoreye ndetse n'aho avuka n'igihe yavukiye, nk'uko bikomeza kugenda bigaruka, niba afite n'umuryango cyangwa se niba atanawufite, ariko uko byagenda kose afite ahakomoka. Ibyo byose tugiye kuba tubikurikirana, tubitohoze, tumenye akantu ku kandi. Turaza kuba tubikugarukiraho mu makuru ataha. Ayo niyo makuru yaragezweho. Ikindi nakubwira nuko uyu ni Minisitiri w'Intebe ni Dr Justin Nsengiyumva, uherutse kugirwa Minisitiri w'Intebe mushya w'igihugu cy'u Rwanda asimbuye Dr Edouard Ngirente. Urabyibuka neza, twabigarutseho. Ni mu ndahiro yo kuwa 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 yagejeje kubo bafatanyije kuyobora ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hanyuma
Nsengiyumva yatangiye uruzinduko rwe rwa mbere rw'iminsi ibiri mu ntara y'Iburasirazuba, aho ari gusura ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Muri iki gitondo cy'itariki ya 8 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 yasuye ibikorwa byo kuhira imyaka mu kibaya cya Nasho bikorwa n'umushoramari Howard G. Buffett watangije umushinga wo gufasha imiryango 2,200 yo mu midugudu 14 n'utugari 4 two mu mirenge ya Nasho ndetse na Mpanga ho mu karere ka Kirehe kuhira ibihingwa byayo. N'uruzinduko rwe rwa mbere uyu Dr. Justin Minisitiri w'Intebe mushya yatangiriye hano mu karere ka Kirehe, aho arimo gusura ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Agomba kumara igihe kingana n'iminsi 2.